Icyumweru cya nyuma cy'umwaka ibyakoretse turabishimira Imana. Hakoretse ivugabutumwa muri gahunda twari dufite dutangira umwaka, twari dufite gahunda y'ivugabutumwa ryuzuye cyo bita development holistique, ni ukuvuga ngo mu buryo bwuzuye ntituvuge ubutumwa bw'amagambo gusa, ahubwo tuvuge ubutumwa buherekejwe n'ibikorwa. Twavuze rero ubwo butumwa bugenda bukubaka sosiyete nyarwanda mu buryo bwuzuye. Wenda mpereye mu byerekeranye n'abakijijwe, dufite umubare munini cyane w'abamaze bakiriye agakiza mu maparuwase yacu yose uko ari 428. Habaye umubatizo inshuro paruwase yabatije gake, yabatije gatatu mu mwaka wose. Ni ukuvuga dufite umusaruro munini cyane mu byerekeranye n'ivugabutumwa ryo kugira ngo abantu baze kuri Yesu. Hanyuma hari ivugabutumwa mu magereza, ivugabutumwa mu bigo by'amashuri, n'ivugabutumwa mu bitaro. Ni ukuvuga ngo iryo vugabutumwa ryarakozwe ku buryo bushimishije cyane muri itorero ryacu. Amakorari cyane niyo yakoze umurimo ukomeye, kuko bagiye bakora ibiterane binini mu magereza, bavuga ibiterane mu banyeshuri, hanyuma abantu benshi barakizwa, abandi bagarura ibyiringiro. Ivugabutumwa rero navugaga ari indi ryo mu bikorwa, habaye kuremera abantu bagiye bafite ubukene, bafite intege nkeya mu buryo bw'ubukungu. Ivugabutumwa ry'ibikorwa naryo ryarakozwe mu mpande nye zose, mu ndembo zacu zose uko tuzifite uko ari 5 hose bagiye bakora mwene iryo vugabutumwa. Mwagiye mubibona aho twagiye twubakira abantu amazu, aho twagiye dutanga inka, mwagiye mubibona. Rero naryo ni ivugabutumwa rero, kuko hari umuntu uba ushonje, iyo uvuze Yesu ariko ukanamugaburira abona bya jambo wigishije araryumva cyane. Iyo umuhaye amata n'ijambo ry'Imana ararikunda cyane, kandi ibyo Yesu yarabidutumye. Ntekereza rero yuko muri uyu mwaka wa 2019 turashimira Imana cyane ibyakoretse, turashimira Imana ko yarinze itorero, turashimira Imana ko abaririmbyi badufashije cyane uyu murimo w'ivugabutumwa, kongeraho kandi abahanzi bagiye bafite impano baririmba ku giti cyabo, nabo baradufashije cyane, kwiyongeraho rero n'abavugabutumwa tugiye dufite mu mpande zose badufashije umurimo ku buryo intego yacu yagezweho. Ibyo tutatekerezaga twarabibonye. Uvuze abahanzi, nyamara kandi abahanzi bari indirimbo z'Imana ku giti cyabo bakunda gushinja ADPR yuko ibatererana. Ntibaba hafi imbere ngo baba bakoreshaga inama zitandukanye, bakagira aho bahurira, ihuriro ryabo rirasenyuka. Muri uyu mwaka wa 2019 hagiye humvikana kenshi bitotomba bavuga ati ADPR nitwitayeho kandi biri mu nshingano zawe. Noneho se mu 2020 bashyira agatima mu mpembero, noneho ko bazibukwa basi none nibongere kwivogora. Urakoze cyane. Umvise ko mbavuga mu badufashije umurimo w'Imana, ntabwo narushaga kubasiga umbajije iki kibazo, kuko nzi uruhare bafite ku murimo w'Imana. Ahubwo ntabwo abantu basobanukiwe neza umurongo itorero ryatanze. Ubundi bariya bavugabutumwa, bariya abakozi b'Imana b'abahanzi bafite indirimbo, gahunda yabo iri kuri paruwase. Ni ukuvuga ngo muri paruwase niho ubuzima bwabo niho bureberwa, ibyifuzo byabo niho babitangira, kandi twasanze ariyo nzira nziza cyane. Iyo umukristo ashimwa ku rwego rwa paruwase, hanyuma paruwase yamwemera, bashima ubutumwa bwe bakamukoresha, ibiterane bagiye bategura turabyitabira tukabashyigikira. Ntekereza ahubwo ari uko wenda batabashije kumenya neza ngo umurongo itorero ryashyizeho, ariko abo twagiye tuganira bose nababwiraga yuko bajya muri paruwase bakaba ariho batangira ibyifuzo bafite, kandi ko abashumba biteguye kubafasha. Ndatekereza kandi ko ntawababwiye yuko atangwa serivisi nziza. Nk'umwe mu bavugabutumwa beza u Rwanda rufite, ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo uvuge ku rwego rw'itorero, ahubwo urabivuga ku giti cyawe. Ijambo ku umwaka mushya tugiye kwinjiramo, Pastor Rudasingwa Jean Claude cyangwa evangeliste nk'umuvugabutumwa w'icyitegererezo, ubutumwa bwe ku giti cye yahereza abakunzi be, abakunda Imana, abakunda ijambo ry'Imana, nk'ijambo rya bonane, yaba ari irihe Pastor? Ni ijambo riri muri Zaburi ya 16 umurongo wa 8. Aravuga ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka, kuko ari buryo bwanjye ntabwo nzanyeganyezwa.
abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'ubutumwa njya ntanga hirya no hino, nabaha iyi zaburi nk'umwaka mushya umwari mubwiye, nabasaba bose gushyira Imana imbere. Ibikorwa byose tuzakora dushyira Imana imbere, ubuzima bwawe no mu muryango wawe, we n'umugore wawe n'abana bawe mushyira Imana imbere. Ndatekereza yuko ari umurongo mwiza cyane mbahaye, kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2020. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Murakoze cyane kuri iki kibazo. Korali Jehova Jire ni korali y'icyitegererezo, ni korali nziza, ni korali ikunzwe. Urambajije uti niki ayandi makorali yakwigira kuri korali Jehova Jire? Icyambere namaze kubona muri korali Jehova Jire ni korali iririmba indirimbo zivuye mu ijambo ry'Imana. Abaririmbyi bahimba n'abandi bakurikira basome Bibiliya, nibamara gusoma Bibiliya bahimbe indirimbo zose zo muri korali Jehova Jire ziba zavuye mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni korali ifite uburyo baririmba bagahuza amajwi yabo n'umuziki, ku buryo wumva ko uko baririmba haba harimo uburyo bwo kuririmba, ukumva nawe wakurikira, ukumva bagutwaye, ukumva amarangamutima bayatwaye, batira audience. Ni andi makorali rero yakwigira kuri korali Jehova Jire ko umuririmbyi agomba kuririmba ariko agafatanya nabo ari kuririmbira. Ni korali ntiririmbe wicaye, aho gukumva yuko baje kugufasha kuririmba. Korali Jehova Jire icyo kintu bakigezeho. Ikindi ni korali ikunda gusenga, ni korali yubaha, ni korali kandi igisha inama abayobozi. Ndatekereza yuko mwese murabizi kunari abaririmbyi bicisha bugufi, bubahwa abayobozi, abandi baririmbyi rero babigiraho icyo kintu. Ubona ko korali ari korali izagera kure kubera ukuntu iteye neza, barumvikana, barakundana, kandi icyo bagiye gukora cyose bagisha inama abayobozi babo. Reka tubashimire cyane rero, natwe tuvuga ngo muzagira umwaka mushya, Imana izaba